ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Ni by'agaciro, komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afrika ndetse no ku isi hose. Kora subscribe hatazagira inkuru nimwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ndi hano ngo nkubwire buri makuru yose aba ari kugenda azamuka mu ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine. Ni intambara imaze iminsi 5. Uyu munsi turi ku itariki 28 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, no munsi wa gatanu nyine w'iyi ntambara nkuko maze kubikubwira. Imibare y'abantu bari guhunga igihugu cya Ukraine bajya mu bihugu bituranye na Ukraine nyine umaze kwiyongera cyane, uri kugenda uzamuka buri kanya. Kugeza ubu ngubu abantu barenga 500,000 bamaze guhunga igihugu cya Ukraine. Nubwo ariko abo bantu bose bari guhunga, amakuru ahari nuko abanyafurika bari kugorwa cyane no guhunga bava muri Ukraine binjira mu gihugu cya Polonye, aho abasirikare cyangwa se abapolisi bashinzwe kwambutsa abantu babavana mu gihugu cya Ukraine binjira mu gihugu cya Polonye batari korohera abanyafurika kugira ngo binjire mu gihugu cya Polonye. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka mu binyamakuru mpuzamahanga nkuko nabikubwiye mu nkuru yanjye yatambutse uyu munsi ku itariki 28 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, ibihugu byombi, delegasiyo z'ibihugu byombi, no kuvuga nyine delegasiyo ya Ukraine na delegasiyo y'Abarusiya, zahuriye ku mupaka wa Belarusi ndetse n'igihugu cya Ukraine bagirana ibiganiro by'amahoro kugira ngo barebe ko iyi ntambara yahagarara. Gusa nubwo ibyo biganiro byabaye, nta kintu na kimwe byigeze bitanga, ndetse delegasiyo zombi zasubiye mu bihugu byazo, ahubwo hari gutegurwa ibindi biganiro bizahuza izi delegasiyo ku mupaka wa Ukraine ndetse na Belarusi n'ubundi. Igihugu cya Ukraine kandi cyemereye imbabazi n'amafaranga abasirikare b'Abarusiya bazemera gushyira intwaro hasi. Ibi byavuzwe na perezida w'iki gihugu Volodymyr Zelensky, aho yavuze ko bazahabwa imbabazi ndetse n'amafaranga abasirikare b'Abarusiya bose bazemera gushyira intwaro hasi. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko abasirikare b'Abarusiya bakomeje kugira inama abaturage batuye umujyi wa Kiev guhunga, ngo kubera ko abasirikare ba Ukraine bari kubakoresha nk'intwaro ibakingira, ngo ibi bishobora gutuma abaturage batuye uyu mujyi bakomeza kwitaba Imana ku bwinshi. Abaturage kandi batuye igihugu cya Ukraine bamaze kwinjira mu gisirikare ari benshi, aho kugeza ubu ngubu ababarirwa mu bihumbi birenga 32 by'abari n'abategarugori b'abanya-Ukraine bamaze kwinjira mu gisirikare kugira ngo bafashe ingabo z'abanya-Ukraine kurwanya ingabo z'Abarusiya. Ibihano kandi bikomeje kwiyongera ku gihugu cy'Uburusiya, by'umwihariko muri football, kubera ko aka kanya amakuru ahari nuko FIFA cyangwa se ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryamaze guhagarika ikipe y'igihugu y'Abarusiya kuzitabira irushanwa ry'igikombe cy'isi kizabera muri Qatar uyu mwaka 2022 mu mpera zawo. Ubwo ntabwo igihugu cy'Uburusiya kizigera kitabira iri rushanwa. Mu yandi makuru kandi ari kuzamuka nuko igihugu cy'Ubufaransa cyemereye ubuhungiro abanya-Ukraine bazava mu gihugu cya Ukraine berekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Uburusiya gikomeje gufatirwa ibihano bigiye bikomeye, ndetse perezida w'iki gihugu Vladimir Putin yavuze ko bagomba kwita cyane ku bukungu bw'iki gihugu kuko bacunze nabi mu minsi iri imbere bakwisanga ahabi cyane. Intambara ikomeje kuba mbi cyane, aho abasirikare ba Ukraine batangaje ko abasirikare b'Abarusiya bakomeje kurwana cyane kandi bakarwana badafite umutima wa kimuntu. Ibi biri gutuma ubuzima bw'abaturage ba Ukraine bukomeza kuhatikirira. Ayo niyo makuru nari ngufitiye kugeza aka kanya, ariko ndibuze kugaruka n'ubundi mu nkuru yanjye itaha nkubwira uko iyi ntambara imeze ndetse n'amakuru ari kugenda azamuka yose uzajya yasanga ahangaha. Icyo usabwa ni kimwe no guhora subscribe kugira ngo hatazagira inkuru nimwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel, komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe.